abantu bazi ko ibi bintu ari iby'abantu. Urusengero rwa Ntuza, itorero ryo kwa Ntuza, Ntuza ni Ntuza. Iyi Mana mubona icecetse izavuga. Iyi Mana mubona yihoreye ibintu ntabwo ariko bizaguma. Burya na boss hari igihe ahaguruka igihe kimwe akajya kugenzura amafamu ye. Ubu dufite abantu Imana yahaye ijambo ryo kuvuga bishakira iryabo. Dufite abantu Imana yahaye umurongo wo kuyobora bishyiriraho iryabo. Dufite abantu yahaye uburyo bwo kuririmba bihimbira ibyabo. Abantu basigaye bameze nk'abari mu marushanwa. Iyo umuntu yikoreye ikintu original ukagipirata arababara, anakubonye yajya kukurega. Mureke mbabwira mwipirata ibintu by'Imana. Ukabona ngo barimo barahimbaza, ngo barimo bararamya, ukagira ngo bari mu kabyiniro, ukagira ngo bari muri buwate. Hari urusengero winjiramo ukagira ngo bari muri sitade, ntibari ku ruhimbi. Turajya gushaka barasta ni beza mu burasta bwabo, ariko ntago rasta ari mwiza ku muntu w'iki w'umucura mu nzu y'Imana. Korari isenga Imana agahamagara umuntu ufite imisatsi igera mu mugongo ngo naze ku ruhimbi rw'Uwiteka ngo azacurangire yera. Tuvuga ukuntu izatabara, nta wayiringiye uzakorwa n'isoni. Zizabakora se ko muzamwara mukaburaho mukwirwa? Nta wayikoreye uzikorera amaboko, muzikorera n'amaguru nimudahinduka. Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo ibi turimo byo gusenga bifite nyirabyo. Nimba mpagaze ndi kwigisha wibona mama Charlene, hita ubona Imana iri muri mama Charlene. Nimba umuyobozi ukuyobora ari imbere yawe, wibona umuyobozi, bona Imana yo mu ijuru imukoresha kugira ngo akuyobore. Nimukomeza muri ibi bintu muzabivamo. Ibi bintu turimo bifite nyirabyo. Nimumenya ko nyiri ibi bintu ahari, muzajya mumukorera mudasigana. Koko ubu umuntu cyose ajya gukora yibwira ngo ni iby'abantu. Iyo umuyobozi pastor cyangwa mushumba aranze ati hari amasengesho, wihita ubona ngo niwe. Ntabwo ari we ugiye gusenga, n'Imana yamuvugiyemo ngo muzaze musenge. Ndashaka kubonana namwe bwoko bwanjye. Muzaze kuwa kabiri, muzaze kuwa gatatu, muzaze kuwa kane. Nijwi ry'Uwiteka riba rimuvugiyemo. Iyo bipinze ntubupinze umuyobozi. Iyo bisuzuguye ntuze ntabwo ubusuzuguye umuyobozi, kuko ishusho ifoto y'umuyobozi hari undi umurimo utaboneshwa amaso. Ibi bintu ntabwo ari iby'abantu. Nibavuga ngo twubake urusengero, ujye umenya ko ari ukubakira Imana, ntabwo ari ukubakira umuyobozi wawe. Ibi bintu turimo bifite nyirabyo. Ariko ikintu gikomeye, abantu benshi bazi ko Imana itabirimo. Uzi ko abantu bazi ko ibi bintu ari iby'abantu. Urusengero rwa Ntuza, itorero ryo kwa Ntuza, Ntuza ni Ntuza. Ariko ikintu cyose cyitirirwa Imana, ikintu cyitirirwa Imana kiba ari icy'Imana. Nunakora ujye umenya kuri gukorera Imana, nuza no gusenga ujye umenya kuri gusenga Imana, nutanga n'amaturo ujye umenya kuri kuyatangira Imana. Ikintu cyose uzakora ujye umenya ko ugikoze mu izina ry'Iteka. Ahubwo Imana yafashe abakozi ibashyira mu byiciro bitandukanye. Bamwe bagira intumwa ze, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira ababwiriza butumwa bwiza, abandi bagira abungeri, abandi bagira abigisha. Irangije iragenda idushyira hehe muri uwo murimo. Turi abakozi ariko hejuru yacu hari Imana. Impamvu abantu bavuga ko Imana itahari babikora nk'ibyabo nuko babikora nk'uko babishatse. Kandi nimureke mbabwire, iyi Mana mubona icecetse izavuga. Iyi Mana mubona yihoreye ibintu ntabwo ariko bizaguma. Burya na boss hari igihe ahaguruka igihe kimwe akajya kugenzura amafamu ye, akajya kureba imirima ye, akajya kureba abakozi be, akajya kureba ibipfa, akagira uko abikiza, akareba
kugira ngo abikure mu gihombo. Hari igihe Imana bosi wacu nawe azururuka akiyizira akaza mu matorero kureba uko umurimo uri gukorwa. azaza kureba abo yahaye ubuhanuzi, azaza kureba abo yahaye impano yo guhanura, azaza kureba abo yahaye ijambo ko barivuze. Ubu dufite abantu Imana yahaye ijambo ryo kuvuga bishakira iryabo. Dufite abantu Imana yahaye umurongo wo kuyobora bishyiriraho iryabo. Dufite abantu yahaye uburyo bwo kuririmba bihimbira ibyabo. Aho korari yicara ngo ibi biririmbo birashaje ma, ngo ni iza kera ntabwo zigezweho. Uzi ko natangaye n'indirimbo zo mu gitabo ma bazishakiye amajwi. Uzi ko umuntu aririmba indirimbo yo mu gitabo tukayoberwa ibyo ari byo. Abantu bihangiye, mureke mbabwire abakozi b'Imana, ibintu by'Imana bifite umwimerere, ntabwo bivangirwa n'ibindi bintu muzabazi. Amajwi ni aya kera, ni amajwi y'abaturesi, abantu batari bagezweho. Yewe we mbese barahaguruka agafata indirimbo yo mu gitabo, indirimbo y'umwuka wera yahanzwe n'abakozi b'Imana buzuye umwuka. Urashaka kubivanga n'ibintu by'imyuka? Ntabwo umwuka n'imyuka bivangwa. Hari ibintu biba bifite imyuka ariko hari ibintu bifite umwuka. Ibintu by'Imana bifite umwuka w'umwimerere, hanyuma wibivanga n'ibintu by'imyuka. Ibintu byose murashaka kubipirata. Amavuta bayapirate, inkweto bazipirate, ngo kugira ngo dukunde twemeze. Abantu basigaye bameze nk'abari mu marushanwa. Ibintu by'Imana bifite umurongo, kandi umurongo wabyo ntiwabizanamo ibindi ngo bikure. Yikoreye aya akayakora, akaza ari original mu ntega amatwi. Mujya mumvugira ibyo navuze. Agakora aya mazi akayakora original, ibimenyetso byose biranga ko ari original. Hanyuma agakundwa, bayakunda abandi bakajya kuyapirata. Nkuba ya mazi yuri kuyanywa rwose wumva pe nanjye ndayemera, urayanywa kumva nta kibazo. Hanyuma ejo bundi nyiri gukora aya mazi akabona ku isoko harandi yajeho, kandi ayo yajeho arimo arabishye, afite indigu, wenda bayakoze no mu buryo busanzwe nta karusho karimo. Hanyuma abantu bagatangira kwanga aya mazi, kandi nyirukuyakora yayakoze ari original, hanyuma barayapirata. Icyo gihe arababara. Ni naho wumva batanze iki amatangazo yego rata, bavuga bati matera ya Rwanda fomo dore ibiyiranga nibi, ibindi muzabona ni ibipirate. Hanyuma iyo umuntu yikoreye ikintu original ukagipirata arababara, anakubonye yajya kukurega. Mureke mbabwira, mwipirate ibintu by'Imana. Uzi ko njya ngo w'abantu baraha ukabona ngo barimo barahimbaza, ngo barimo bararamya, ukagira ngo bari mu kabyiniro, ukagira ngo bari muri buwate. Winjiramo ukagira ngo bari muri sitade, ntibari ku ruhimbi. Abantu bari muri sitade bagira uko bitwara, abari kugira uko babigenza. Mwipirate ibintu by'Imana. Imbyino zo mu nzu y'Imana zirimo umwuka zitarimo imyuka zigira uko zimeze. Bafite original y'umwuka, vuga ngo amina. Abantu bibitseho original, iyo tubonye ibipirate turabimenya. Amen. Abantu bafite original urabareba ukabamenya. N'umuvuga butumwa ufite original, iyo ufite original nawe muramenyana. N'abaririmbye bafite original. Hanyuma ndasaba abahanuzi, abavuga butumwa, abayobozi, abaririmbye, nimuze tugumane original yacu Imana yaduhaye.
ngo kugira ngo indirimbo ziryoshye ngo ni ugushaka amajwi nk'aya babahanzi baririmba iyo mu mahanga baririmba izisi. Ubwo se urumva byavamo? Ariko mbabaze, kuki batajya batwigana? Kuki abo hanze batatwigana tukaba ari twe twigana? Kuki abagore badakijijwe batarigana byakubita ihuku byacu? Kuki batabyigana ngo bare nkatwe, ahubwo twebwe tukabigana? Kuki si ikurura itorero hanze? Kuki itorero ridakurura isi? Kuki tiganyeza ya majwi yacu amwe ya original, ahubwo kwigana ibyabo? Burya rero ubuvuze ngo ibyanjye ni bibire byiza, hanyuma nimba ibyanya ari bibi muzagende mubakurikire mujye mu byabo, nibyo byiza. Ariko gufata original na pirate ukabibangikanya ntibivamo, ntibikunda, ntago ari byo. Kuki abisi batujyana mu isi? Kuki tari gukurura abisi? Wabakuruza iki se nawe uriwe? Kuki iyo dusenga bataza kuyisenga ahubwo tukajya gusenga yabo? Kuki amavuta yacu adahindura? Kuki batayifuza ahubwo tukifuza amavuta yabo ahindura? Kuki amapantaro yacu twambara nk'abagabo n'abasore adakurura abisi, ahubwo twebwe uducupa twabo bambara tw'udupantaro tukaba ari twebwe tujya gukururwa n'ubwo bucupa bwabo? Kubera icyo amajwi yacu yuzuye umwuka wera atabakurura, ahubwo amajwi yabo akaba ari yadukurura? Harya baca umugani ngo ubwirwanwa bwande bwamariye abana b'imbebahe. Ubwirwanwa bwamushushwe bwamariye abana b'imbeba. Mwaretse kwigana? Murabona bitubereye? Uba abacuranzi bo mu rusengero ntabwo bazi gucuranga, ahubwo abacuranzi mw'isi ngo nibo babizi. Ngo kugira ngo dukunde dukora amarushanwa meza, twemeze korari biya mbere yamamare mu Rwanda no mu mahanga, turajya gushaka barasta ni beza mu burasta bwabo, ariko ntago rasta ari mwiza ku muntu w'iki w'umucura mu nzu y'Imana. Korari isenga Imana agahamagara umuntu ufite imisatsi igera mu mugongo ngo naze ku ruhimbi rw'Uwiteka ngo azacurangire yera. Ni amarushanwa turimo, atari amarushanwa twashaka umwuka kurusha uko dushaka ibindi. Ibyacu twabitesheje agaciro. Ubu indirimbo zihanisha ntizikiririmbwa, kubera ko iyo tuziririmbye nitwe ziheraho. Aho kugira ngo twiyice rero turazishyira ku ruhande duhimba izindi, tuvuga ukuntu izatabara. Nta wayiringiye uzakorwa n'isoni. Zizabakora se ko muzamwara mukaburaho mukwirwa? Nta wayikoreye uzikorera amaboko, muzikorera n'amaguru nimudahinduka. Badakizwa ntibazikorera amaboko gusa, mbona n'amaguru bazayashyira ku maboko byose bakabyikorera. Narindi kubabwira ko ibi bintu ari original, bifite nyirabyo. Mureke tubigumishe ubu original bwabyo nkuko twabihawe n'Umwami.